hari ikintu kigiye kubaho, haba hutuye, haba mu miryango yawe, haba mu nshuti yawe. Iri joro nibwo Imana yambwiye ngo uburasa gucurira. Imana yambwiye ngo uyu mwaka uko watangiye, nuko kwezi uko kwatangiye ku 8 nuko usohotsemo, igiye gukora kimwe bakiraho. Hanyuma hari ubutumwa bugufi Malayika yohereje abantu bari hano. Ubu butumwa bugiye kugera no ku miryango yacu, aho utaha hagiye kubimenya. Umva ubwo butumwa uco buvuze bimeze, mubwira ngo ibiri hejuru bigiye kwisanga hasi. Ntabwo bizakomeza kumera nguko byari bimeze. Ibindi kurundarunda si ibyanjye, bereza ubikunda utabikunda mbereza si ibyawe. Ibindi byose aho yabishe ntuhazi. Mumbabarire niba umuntu wajya hano atari umunyamwuka ihangana umunota umwe, abandi nanje ku umunyamwuka umunota umwe, kubuhanuzi ndi guhanura burakomeye. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure, amaraso agatembera neza, ikaringaniza umubyibuho, ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri, dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Reka bafite Bibiliya zabo, nari maze kwivuga, abafite Bibiliya zabo dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana muri Ezekieli, Lambura Ezekieli bice 21. Hanyuma tuze duhere ku murongo wa 31. Bahageze Ezekieli 21 turageza ku murongo wa 31. Haranditse ngo niko umwami w'Iteka avuze, ikureho igisigo wiyambura ikamba, ntabwo bizakomeza kumera nguko byari bimeze bisanzwe. Cyari hasi ugishire hejuru, kandi cyari hejuru ugicisha bugufi. Nzabyubika nabyo ndibizongera kubaho kugeza igihe nyirabyo ubifite ubushobozi arazira nanjye nzabimuha. Ku ijambo riri mu Kuva ibice 13 ku murongo wa 20. Haranditse ngo bava Isikuti babamba amahema muri Etamu, aho ubutayu butangirira. Amen. Haleluya. Haleluya. Abantu bari inyuma, haleluya. Zamura ikiganza niba uri hano, bize kutwereka ko waje muri iri teraniro. Zamura ikiganza cyane, Mana ishimwe cyane. Nyuma yo gupimirwa imirimo myiza twakoze, nyuma yo gupimirwa imirimo myiza dukora, Yesu azazamuka n'itorero rye, aje kurimurika maso y'Imana, azafata umwitera duhanagura amarira, n'ibyo yatwabize dukora uyu murimo,
azaganirira data wa twese byo yakoye umugeni azavuga ati nguyu umugeni nguye mu bise by'amaraso yanjye bizaba ari ibirori yo bizaba ari ibirori hazabaho umwanya mwiza wo kumva indirimbo kuri uwo munsi kizaba ari igitaramo tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana tuzumva iyindi ndirimbo y'umwihariko Imana data ubwayo ntizayituririmba tekereza kumva Imana yatura ikaririmba tekereza kumva Imana turi karirimba izaba ari indirimbo ifise injyana nziza izaba ari indirimbo itigeze kumvikana iyo ndirimbo ndabyizaba ari zuke iyo ndirimbo ndabyizaba ari kinimba iyo ndirimbo ndabyizaba ari kizurubwa ko yarepeswe kuva isi yaremwa Mana yayiteguye kuva isi yaremwa kuko yarepeswe kuva isi yaremwa Mana yayiteguye kuva isi yaremwa Mana ndagusaba iherezo ryiza Mana ndagusaba iherezo ryiza zumva iyo ndirimbo uzaririmbira zumva iyo ndirimbo uzaririmbira zumva iyo ndirimbo nziza zumve ku ijwi ryawe ry'izurimo Imana nibizaririmba maze ntabwo nibizaririmba ariko ntabwo mbizi nibizaririmba teno nibizayaririmba yose icyo nzi nuko Imana izatwakira n'indirimbo icyo nzi nuko Imana izatwakira n'indirimbo icyo nzi nuko Imana izatwakira n'indirimbo nanjye ndagusaba iherezo ryiza zumve ku ijwi ryawe uri kuririmba zumve iyo ndirimbo abantu bawe bari imbere yawe Uwiteka wabanye natwe nk'uko twabibonye mu minsi ya kera ijambo ryawe baritegeye bavuye ahatandukanye ho muri uyu mujyi wa Kigali bandi bavuye mu ndara z'uyu mujyi kubw'ijambo ryawe cyangwa umuntu wese uri hano Uwiteka iri teranira rimo akazaba no murindi ku gitaramo giheruka ubwitorero ryiza rya Kristo rizaba riruhutse ritashe ijambo ryawe muri iteraniro niryiganze zangabo zabanaga natwe mu minsi ya kera kwa kundi twakubonye muri bya bihe uze muri iteraniro uhagararira ijambo ryawe aho ngiye uri kuri bivuga ndi indumwa ariko ibiza gukurikira birakureba hagarika imbaraga z'abadayimoni muri iteraniro umwuka w'Uwiteka abe kurinje abe ku bantu bawe urakoze mu izina rya Yesu amen bwana sifiwe ngaho ndacyo bitwaye koma mu mashi mu izina rya Yesu haleluya haleluya Mana ishimwe cyane dusomye ijambo ry'Imana kanse naho mbisubiramo ngaho ari ugusubira mu ngingo z'amakuru
turasomye ngo ikureho igisigo wiyambura ikamba kuko bitazakomeza kumera uko byari bimeze. Nurangiza cyari hasi ugishyire hejuru, ibyo biri hejuru nabyo ubifate ubicishe bugufi ubishyire munsi y'ibirenge byiwe. Umumara imbungenge umubwire ngo nzabyubika ibizasigara bihagaze, nzagaruka ku nshuro ya kabiri kubyubika, ndetse kugeza ubwo ibizihagararaho bitaragwa nzaza no ku nshuro ya gatatu ngabyubika. Umubwire ngo ibyo ubonye ntibizongera kubaho kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ubushobozi, naho yabyamburiwe naho byatakariye azazira nanjye nzabimuha. Amen. So nyirindi jambo mu Kuva 13:20 twasomye ijambo rikomeye. Bageze Sukuti babamba amahema yabo aho ubutayu butangirira. Mana ishimwe cyane, Bwana sifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Ikureho igisigo, ikimwaro. Murabona hano, ubu murabona ngendo ntabwo ndi umumama, ariko ningiye muri aya materaniro nambaye igitambara byabatangaza, mwese byabakangaranye. Ko ntabwo abagabo basanzwe bambara ibitambara, icyakora badefiriza, ariko nta mugabo ujya wambara igitambara. Iyo cyambaye aba yasebye, uvuga ngo aba yasebye. Iyo umugabo yambaye igitambara aba yasebye, kandi ubwo impamvu zitumye acyambara nazo zirahari. Ku ruhande rwiwe hari impamvu imwoburije kubikora, ageze muri situation yo kucyambara, ariko siko byakabaye bimera, ariko kuko byamujeho arabyemeye. Ijambo riravuze ngo ikureho igisigo, igisebo, ikimwaro ufise ubana naco cyangwa wisanze ukirimo. Nurangiza kwikuraho icyo gisigo wiyambura ikamba ry'umubabaro. Ikamba naryo, haleluya, hari amabara ni menshi, ariko hari ibara ritabera imbwa, ibara ry'umweru. Burya imbwa y'umweru ndibiberewe. Wiyambura ikamba ry'umubabaro umaranye iminsi, nabyo ubwabyo wabonye bikuza ko ndabwuze inzira byanyuzemo, bikuza wabyisanzemo nabyo. Uyu munsi mwese muri gusenga hano murashaka gukurwaho, murashaka kuva mu buzima mwisanze muri, kuko ufise ikamba, kandi utambuka umuntu wese aba yibaza Imana ubana nayo iyo ariyo. Nyamara unyemereye ho gato, hari ikintu kigiye kubaho, haba aho utuye, haba mu miryango yawe, haba mu nshuti yawe. Iri joro nibwo Imana yambwiye ngo uburatse gucurira, uburatse gato, uburatse. Imana yambwiye ngo uyu mwaka uko watangiye, nuko ukwezi uko kwatangiye k'umunani, nuko usohotsemo, yambwiye ngo igiye kwiyaranja igukorere kimwe mu byo yavuze. Abantu bakiraho ibikoze kimwe. Imana ishimwe, igiye kwiyaranja. Ndabwo izakurebera iwanyu, ndizakurebera aho washakiye, ndizakurebera, igiye kwiyaranja ibikoze kimwe. Abimuka batarimuka, abahunga batarahunga, abaja mu ndara batari bajya mu ndara, igiye gukora kimwe bakiraho. Ramubwira ngo niyikura igisigo, umubwira ngo ukwa munane no gusohoka mu kwa karindwi. Ngundi abanyarwanda barizera
banyarwanda murizera si ukubesha murizera cyane nubwo haba habura amasaha abiri ngo ku kwezi turimo kurangire umunyarwanda usengeye Imana muri iki gihugu abasha kurema igitangaza kiza ku munota wa nyuma akacizera ko kigiye kubaho akacizera ko kigiye kubaho akacizera ko kigiye kubaho haleluya hanyuma hari ubutumwa bugufi Malayika yohereje abantu bari hano ubu butumwa bugiye kugera no ku miryango yacu no mu rugo hovuye indebe wicaraho igiye kubimenya aho uryama hagiye kubimenya aho utaha hagiye kubimenya umva ubwo butumwa uco buvuze mbabarire uhindukirire umuntu muri kumwe muhindukirire ndaca gutwara muhindukirire yavuze ngo ntabwo bizongera ntabwo biri bwongere kumera nguko byari bimeze ntabwo bizakomeza kumera nguko byari bimeze zamura icubahiro ntabwo bikomeza kumera nguko byari bimeze mubwira ngo ibiri hejuru bigiye kwisanga hasi ibiri hasi ibiri hejuru we zamura ntabwo bizakomeza kumera nguko byari bimeze icyari hasi kigiye kujya hehe icyari hejuru kigiye kujya hehe vuga ngo amena pesi niba hari ikintu kibabaza ni ugushyira umutima ku muntu ugufitiye ubushobozi ukwishyurira inzu ndabizi mugeze naho mufite isoni mu kubatelefona ngo ukwezi kwarangiye kayifata ashaka cyangwa ndayifate ukubwira ko ukugaburira naho yaba ari umugabo wawe mada naho yaba ari umugabo wawe uyu munsi bigiye guhinduka ntabwo usongera guteka ubimubashije bamubwire naho yaba ari umugabo wawe ibyo guteka umangiye kumuhamagara mbonye umushitsi shari nyohereza 1000 duha no mubwire ngo bigiye guhindura isura bakiraho bigiye guhindura isura ntabwo bizakomeza kumera nguko byari bimeze we ya ntabwo bizakomeza ntabwo Imana izongera kwemera yuko uku kwezi n'uyu mwaka niba wizeye nguko nizeye nje naritegeye iri jambo naritegeye bizakomeza kumera nguko byari ntabwo Imana izongera kwemera umuntu uri hano kugira isoni zo guteka inyama mu gipangu cy'abandi atarishyura ukwezi ntabwo bizakomeza kumera nguko byari bimeze icyari hasi kigiye kujya hejuru igiye ku la ntabwo bizakomeza kumera kabiri nimwumvishe ijambo nasomye umunsi umwe kurundarunda si ibyanjye bereza ubikunda utabikunda mbereza si ibyawe ibindi byose aho yabishe n'uhazi murabona ko ibi bintu mbikoze ku itegeko nta muntu bisabye bene kubyakwa nabo aba babinyazwe ndabubasha bafite bwo zamura ikiganza ngo bidekarare mumbabarire niba umuntu wajya hano atari umunyamwuka ihangana umunota umwe abandi nanje ku umunyamwuka umunota umwe niba utari umunyamwuka umwanya wa ihangane umunota umwe umbere umunyamwuka
kubuhanuzi ni guhanura burakomeye. Abantu bambanyana kwa gatanu nari hano bambi ijambo ndavuga ndabwo ndi bubwirize kandi navuye Gisenyi nsubirayo ndamubwira ndumva umwuka mbamiriza ko nzagaruka hano ni mu rugo rwa data mbafite ububasha muri inzu mfite mu bubasha uyu mushumba wanyu mufite ububasha ndabyo gutereta byariho naramubwira nzaba ngaruka ntabwo ndahamanya nabyo hinduka umunyamwuka kanya gato umwanya muto gusa ngutangariza ikintu kigiye kubaho umwanya muto gusa mbindukirire umbere umunyamwuka ngutangariza ikigiye kubaho twasomye ijambo ngo nzabyubika nongere mbyubike mbishakisha aho biri manze nshaka nyirabyo Malayika ari muri iteraniro ari gushaka nyirabyo naje nzabanza gushaka nyirabyo nimubona ahaza kuzira nanjye nzabimuhereza hagomba kubanza gushaka nyirabyo mwese muri hano muri abakandida mwaje hano mwatanze kandidatire zanyu rero bigiye kunyura ku murongo mugiye kwirebera bigiye guca ku murongo azabanza gushaka nyirabyo bwana sifiwe ngo arabanza arazungunuka aramubwira ngo ku munsi uno munsi none uyu munsi avuze ngo ndabwo biri bukomeze kumera nguko byari bimeze andika ikitonderwa kabiri ndabwo biza guca kuri nyokorome uri muri Amerika ndabwo bikinyuza kuri so wanyu utuye mu mujyi wa Kigali wakiriyemo ndabwo bikinyuza ku mugabo wawe ndabwo bikinyuza ku wagufashaga ndabwo bikinyuze aravuze ngo agiye byange byemere by force nda muntu biza kongera kunyuraho ariko byumve nta muntu biza gucaho ubwayo rero kuko igihe cyasohoye uku kwezi izi tariki kubera ko bihindutse agiye kubanza gukungumura ashaka aho byarengeye n'uwabirengeje naho byazimiriye n'impamvu zabiteye agiye kubishaka haravuze ngo byose azabyubika ashakisha ibyawe aho byazimiriye agiye kubyubika azabishaka ashaka aho byazimiriye arahazi mbabara umbwira abantu babiri ngaho byapfiriye Imana irahazi nzabyubika agiye guhirika ibintu Imana ishimwe agiye guhirika bishake ari gushaka ibintu byawe aho byarengeye zabirika ye agiye gushakisha aho byarengeye Imana igiye gushakisha aho byazimiriye izamurira icubahiro azakomeza ashake byubike ndabizi uhagaze mu buzima utasabye ntabwo wigeze ubusengera ubuzima uhagaze mu ndi wabusengeye uri muri sitasiyo y'ubuzima utasabye Imana ariko umva uburyo ijuru ryagutekerejeho igiye gushaka aho byarengeye cyabiteye agiye gushaka icyabiteye Mana ishimwe niba ari nyoko wabiteye niba ari umugabo izahirika ishake shaka aho byarengeye ngo kugeza igihe izabirundanya izi nyirabyo iramuzi ndizibesha izi nyirabyo ngo kugeza igihe zahirika abishakishe buri kimwe cyose azagira nyiraco nguko yabite
kereje ndabwaza agiye kubikora zamura ngiye kubyubika we kugeza igihe nyirabyo harazira nanjye nzabimuha mbabare mfatira umuntu mu kiganza umugabo niyo mpamvu utapfuye cagiye muge ngo biracyakurindiriye zamura icubahiro biracyakurindiriye niyo mpamvu kiriho yanze ko inzinzi ifatwa n'abanzi bawe icyakora kubabara byo yarabyemeye kubabara kugeza igihe twasomye ngo babamba amahema ijambo kubamba ihema ubundi umuntu wese utuye mu ihema aba ari imbunzi ihema rivuga ubuhunzi bagera Sukuti na Etamu aho ubutayu butangiriye nyeganyeza abantu babiri muri kumwe hari uri iburyo n'uri ibumoso mubwirira ijambo ryo kwishima ku banzi be umubwire ngaho ubutayu butangirira so burangirira aho ubutayu butangiriye ntabwo ariho burangirira Imana ishimwe aho byatangiriye bigiye gusoza neza aho ubutayu butangiriye ntabwo ariho zamura ntabwo ariho burangirira ndashima Imana ikoze isoni bakuzi mu butayu bwo kubunza imineke ku muhanda bw'agataro igitangaza kizakangaranya abantu cambere nuko muzahura witwaye n'imodokari gitangaza cya kabiri nuko muzahura uri mu mangazine uri mu iduka uri muri botike kuko uzaba uvuye aho ubutayu butangiriye ukagera aho burangirira hari indirimbo zihari zuzuye amaganya muri iki gihe hari indirimbo zitandukanye zihari zuzuye amaganya ndaza guhindura gato kuri izo ndirimbo ngoresheje ubuhanuzi bose yambaye asifiwe kamubwira ibintu bitatu bibabaza cyambere kibabaza kiryana kikanyura mu mara nukurya ibyo kurya washinyaguriwe wabihabwa n'ugufasha wabihabwa na nyoko wabihabwa n'umugabo yabiguhahira kurya ibiryo byavugiweho amagambo ngaho bari gutongera abazimu ibyo bintu birababaza cya kabiri ni umuntu ukubwira yuko nakurekura uzapfa naba atakiri mu ruhande rwawe uzamwara ukandagara ariko ndashima data hari abantu bari hano batandagaye Yesu yafashe yarabarinze igihe cyo kwandagara ndimwandagaye igihe cyo kumwara ndimwama yabatabaye muri mu ngingi y'igicu ibiyereka muri mu ngingi y'umuriro kandi aho ubutayu niho bwari butangiriye cya gatatu hari akantu ugiye gusoza asifiwe buriya nuko mutari hanze njyewe waje muri biriya bimodoka binini ngagira sanjya bugogo ku mutera hari ikintu nabonye ikintu kidasanzwe nakuboneye icitwa abagabo nguboneye icitwa abasore nguboneye icitwa ababyeyi
ngubonera abantu basenga n'abadasenga, ari nabo badasenga bavamo igisubizo, ari n'abasenga cyavamo. Ubwira umuntu ngo muri uyu murima harimo umusaruro, umuntu ndazo n'ikindi gihariko ugende wihanangiriza umuntu wumvaga kububasha kubushobozi kubuzima bwawe bushingiye kuri we, umubwire ngo naba ndi mu gihugu, naba ndi Buraya, naba ndi muri Amerika, naba ndari mu Rwanda, Imana ivuganye nanje, hari ibyo inzimbukije, hari ibyo igukoreye. Umubwire ngo yabikora utagukeneye, yabikora nta muntu ihamagaye, iravuze ngo aho ubutayu butangiriye ntabwo ariho. Diodoni ku Gisenyi n'umugabo bita Diodoni yagiye gutega rifuti, ahagarika ivatiri, agiye kwibona asanga isohotsemo umugore we yirukanye mu bihe by'umubabaro. Yaramwirukananye n'abana nga 5 amusora mu nzu ngo navemo. Umugabo yakoraga muri Loni, ageze aho kuri Goma akazi baramwirukana bamucagura mu bandi bakozi, hanyuma aza kumwarira muri geto ku Gisenyi. Umugore we nawe Imana imukubitira umugabo w'igisubizo, araza yibera hano i Kigali. Uwo mugabo aramubwira ngo abana bawe nzabarera ndere n'ukurikiyeho 3 bose n'indiri munda niba unayifite nayo nzayirera. Abana bazana i Kigali, aramuryosha amugurira ivatiri. Uyu mugabo rero ageze ahantu bita kuri 2 umanuka kuri Hotel Belvedere ku Gisenyi, atega ivatiri rifuti, arebye asanga ni wa mugore we uyirimo. Uwo yari yaricishije inzara, yaramwicishije ikinuko, yaramwicishije umubabaro, asanga ni wa mugabo uyirimo. Umugore arihangana, azamura ikanzu y'ibihumbi 100 yari yambaye, agusohokera mu modoka, aramwitegereza, aramubwira ati se Diodoni, hari aho waba ukinyibuka mu mwanya wa? Aramubwira ngo ndabona uri Faranzwazi. Akingura umuryango w'inyuma, amwereka abana arababwira ngo mbese muzi ko uyu ari we papa wanyu? Arababwira ngo turakurega kuri papa kutuzaniye mayibobo muri uyu muhanda. Imana ishimwe. Mbabara unyeganyeza umuntu muri kumwe, ihanganire ko wabanje kurira, nabo bazaheruka barire nyuma, bazarira nyuma. Warabanje ariko bazaheruka, warabanje bazaheruka. Byatangiye nabi bizasoza neza. Imana ishimwe, zamura icubahiro, ihangane. Aho ubutayu butangiriye ntabwo ariho bugiye. Asifiwe. Shitani ya mbere, dayimoni ya mbere nukuza mu materaniro, wavuye iwawe urakaye, ari waguteye umugeri, ari waguciye mu maso, ari wakwishuje, waje urakaye, winjira urakaye, waririmbye urakaye, banabwirije ukikambije agahanga, wakwihangana ugaseka mu mwanya wa ko bihindutse, ko bitari bumere nkuko byari bimeze, wakwihangana ugaseka. Niba wakigitangaza, wamwenyura gato, kiyi minsi itazakumerera ng'iminsi uvuyemo. Ihangana umwenyure, birahindutse. Ntabwo biri bukomeze kumera nguko byari bikumereye. Buriya biravuna kubwiriza umunyagice. Umunyamwuka ari kwakira ubuhanuzi bunageze kure, yamaze kuba full time yuzuye. Abanyamwuka buzuye, ariko umunyagice ubu mvuze ngo ri nduwite kukubwiye ngo ntabwo bikomeza kumera uko waje mu mwuka, kuko manje navuga indimi, ariko ntabwo mwemera ko nahanuye. Abumvise ubuhanuzi, abumvise ubuhanuzi, izamurira icubahiro.
bageze aho ubutayu butangiriye. Nasomye, we urasoza kuwasoma, njye simbavuga byinshi, nda byinshi mbavuga, mvuga muri make. Mfite ibice bibiri, kamvuge kimwe kirarangiye, kamvuge ikindi, hanyuma nza gusoza. Ntabwo ndi wa hafi, ndi umunyarubavu wuzuye, asifiwe. Cyakora nimvuga, ndabizi iyo ngeze i Kigali bajya banshira ahantu ati ongera usubiremo iryo jambo. Iyo mvuze nk'indama, imbwa, ibyo bintu murabyumva, barambisha bagashira ahantu kubera ko bumvise ko ibintu byahindutse. Nari mvuze ngo haguruke, zamura icyubahiro, zamura icyubahiro. Ngiye kubona, mbona uri mu nzu urimo urarira amarira menshi cyane. Ngiye kumva ijwi rimbamagara rimbwira, numvise uyu muntu ambwiye ngo ningubwire ngo ntabwo Imana izagucurana agahinda n'umubabaro itaragusubiza ibyo wanyazwe muri iki gihugu. Waranyazwa, urongera uranyarwa, utakaza n'agaciro, utakaza na karite. Ijwi ry'Imana ryambwiye ngo kurira kwawe kwamugezeho. Umva ijambo rikurikiraho. Imana irambwira ngo ningubwire ngo inyuze imbere yawe igiye kubanza irwana n'uwateje iki kibazo, kuko uwateje igikomere niwe igiye guheraho. Inyuma yawe igiye guhangana n'abafana. Abafana murabazi, abafana binjiye mu kigaragazo cyawe. Imana irambwiye ngo ningubwira ngo gusenga kwawe kumvikanye. Impapuro z'imbimbano wakorewe Yesu azitesheje agaciro, zitaye agaciro. Izi mpapuro z'imbimbano zitaye agaciro. Irambwiye ngo ningubwire ngo agiye kugusubiza ibyawe n'agaciro kawe, kandi hazabaho gusubiranamo ku babikoze. Kuwa gatanu kindi kigihe uzahamiriza abandi ikimenyetso Imana yaguhaye, kuko mbere yo kuwa gatanu no ku hagati iriya minsi dimanche kuva kuwa kabiri no kuwa gatatu akira ikimenyetso gifite ibihamya. Nongere ngubwire ngo ikimenyetso gisa n'igisubizo. Ntabwo byoroha, murebe hano, ntabwo byoroha kubona umuntu uri mu bye asohotse gutya akagenda. Iyi nzu wayigiriya ukayisohokamo ntibyakunezeza. Ntabwo byoroha ku bagabo gusa sipopa, aleluya, ukagenda ugatangira inzira y'ubutayu. Mana irambwiye ngo ningubwire ngo desive tri eveva no lieu terrifios. Igihe kirasohoye, amarira warize, izi mpapuro, aka kagambane wakorewe, ugaturumbuka ukagenda, ugaturumbuka uki urawaracaye aidatawe. Irambwiye ngo ningubwire ngo acha kuria. Mungu anapasha kupangusha machozi, hagusubisha ibyawe. Irambwiye ngo ntabwo uzasaza n'agahinda, ntabwo uzasaza n'umubabaro, kuko uhuriye nabyo aho ubutayu butangiriye. Sengera naho bugiye kurangirira. Mutakina. Yemwe babyeyi, mwe murabizi birababaza. Urugiye gusohoka mu nzu, ugata imitungo, ugata imodoka, ugata amapariseri, ugaturumbuka ukiruka. Ubiteye n'icyo kibazo cyanyuzeho, Imana igiye kumuhana mu izina rya Yesu.
irambwiye ngo ndabwo izihanganira amarira yawe imbere y'abanzi bawe, ngo ningubwire ngo uku kwezi rutangiye uzagushimamo Imana, kandi kuwa gatanu uzaba ufite ikimenyetso gifatika. Akarengane k'abanzi bawe giterere cyane muri mikoro bayumve inyuma ndanubwo bari kukumva. Haleluya cyane. Haleluya. 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 Warababaye urihangana, warasuzuguwe unaratukwa, baguhinduye nk'umusazi ku musozi wabaye igitaramo, barongera kukurega iki, ungiye kusanga itambaka ijambo, n'amahanga yose yo mu isi yahagurukiye kukurega, inama zakozwe bwihishwa ngo barashaka kuguhitana, barongera kukurega iki, bazagukura he, bazakubona he, Imana niyo yagukijije uru rupfu rw'umuntu wari wagusohokanye, bari babuteguye ngo barangize iki kibazo bakwikize. Yesu arahagarara, yarahabaye, uburozi bwataye agaciro, bari bamuteguye aragusohokana ngo abikore dosiye yawe ive mu nzira. Yesu arahaba. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, nzavuga iby'ineza no gukomera kwe. Hagararaho, vuga imirimo Yesu yakoze, nzavuga gukomera kwawe, gihe wagaragaye. Numvise ijwi rimbwira ngo ningubwire ngo Imana ije kugutabara inyuze mu muriro. Imana igutabaye inyuze mu muriro. Ngiye kumva numva ijwi rimbwiye ngo mu muryango wawe ni wowe wababaye cyane, wabaye mu buzima bubi kuruta kurenza. Irambwiye ngo ningubwire ngo iguhaye gakondo hano mu mugi wa Kigali. Imana iguhaye gakondo. Irambwira ngo ningubwire ngo hindukirira uyu mwana wawe. Uyu mwana ni ubaye imbarutso y'umugisha wawe. N'ubu wicaye aha byari bikomeye, Satani ashaka kumwica. Imana irambwiye ngo ningubwire ngo igusubije umwana wawe. Kabiri, Imana irambwiye ngo ufite ikigaragazo kiri mu nzu, gifashe inzu. Irambwiye ngo umuntu wese uteze ikibazo cy'amarira yawe Imana yamuhagurukiye. Irambwiye ngo ningubwire ngo igukoreye igitangaza, wongera usinzire nyuma y'ibi bitotsi wabuze. Impamvu zabyo ni ndende, ntabwo arizo zanzanye. Akira igisubizo cyawe. Impamvu zabyo ni ndende, ntabwo zanzanye. Hakiri igisubizo. Ichapise sika lopezone gifashe, kirafashe. Wanzuwe ndagusengeye, aho uno mwana aryama aharukiye n'uruhinja rwe, genda ukore kira kintu. Mbese mama reka ngucira umugani. Uno hano uyu ni munywanyi we, murabivuga uko mushaka. Bwana sifiwe. Murebe hano ubuhanuzi n'ubuhanuzi. Uraho
iki tukigira ikintu kimeze nk'iki kintu turakimaste nacyo kiraje ngo cidomekemo hano ibi bintu mwazabikiza gute Imana irambwiye ngo ikuye ikibazo ku buzima bwawe ugenda uba amahoro igwa ibyo gusezeranije kuko ikindi Imana igiye gukora kirahari kandi ni nacyo cyarigiye gutuma uyu mwana ahura n'ibibazo Imana irambwiye ngo iragutabaye iguhanagura amarira ntabwo uri bwongere kurara wiyorosha amarira impamvu zose zirazakuye mu muryango wawe Imana iguhaye icyubahiro nubwo byari bitangiye bikubereye amaheru icara kandi umuntu wese amufatanije urugendo rw'uyu mubabaro umuhumuriza umubwire ngo ukuntu ukwezi Imana igiye kwiyerekanamo cyane ku kwezi Imana igiye kwereka abantu bayo uku kwezi te pasesi